please ibi bintu iyo tugiye gutangira kubikora hari ikintu nshaka kubasaba. Mu by'ukuri ibi bintu biragoranye kandi ni n'ibintu abantu tugomba kubanza kwitondera. Mbere rero yuko tugiye gukora iyi experiment, ndagusaba ko nibuze twambara ubwirinzi, protection, hari amaga. Ni byiza ko ibiganza byawe bigomba kuba bitwikirijwe cyangwa se biri protected by glove. Ikindi nuko iyi experiment tugomba kuyikorera hanze y'umuriro. Nta mpamvu yo kwegereza experiment ugiye gukora umuriro, ushobora kwisanga byateje fire. Ikindi nsaba abantu ko nta mpamvu yo gufata produit chimique ngo uyishyire ku rurimi ngo urimo uratestinga, urimo uraguta ngo wumve uko bimeze. Oya, ntabwo ari byo. Ushobora kwisanga ururimi rwatobotse, rwacitse, cyangwa se ugasanga bigukorujemo ikindi kibazo. Ikindi nababwiraga ni uko tugomba gukipinga abana hanze ya experiment. Nta mpamvu n'imwe yuko dukora experiment abana bahari. Umwana ntuzi ushobora kurangara gato ugasanga umwana abishyize ku rurimi cyangwa se ku munwa, ugasanga bikugizeho ingaruka. So ibi byose rero ni amabwiriza asabwa kugira ngo ibi bintu tubashe kubigendamo neza. Murakoze. Kuba ikaze rero nshuti bakunzi mudukurikirana kuri kamera zacu za Bobo Relax TV. Mu by'ukuri ndabakunda cyane kandi Imana ijya ibampera umugisha, kuko comment zanyu mumpa buri genda zibona, inyunganizi y'ibitekerezo, ibyo munsaba kugira ngo mbashe kubakorera, ibi byose ndabibona. None aha rero nkuko muri kubibona kuri table yacu, tugiye kongera kwiga ubundi bwoko bw'isabune kugira ngo nibuze abadukurikirana babashe kugira aho bagana kandi bagire urwego bavaho n'urundi bashobora kuganaho. Mu by'ukuri rero nkuko mubibona ngaha tugiye kwiga isabune y'amazi mu gihe gito cyane. Hano rero nkuko mubibona kuri table yacu, muri make ibikoresho byo dusanzwe dukoresha twiga isabune murabizi, harimo nitrosol, harimo caustic soda, harimo soda ash, harimo CaLS, harimo STPP, harimo acide sulfonique, kara, parfum na formalin. Nibyo ngiye kwibandaho kugira ngo mpite ko mbereka uburyo ushobora kwikorera isabune y'amazi bitakurubije. Hano rero nkuko mubibona process, hano dufite nitrosol. Ya nitrosol navugaga haruguru, harimo mbere yuko wenda twinjira muri process nabanza kubereka ibipimo bigenderwaho kugira ngo dukore iki isabune y'amazi. Mu by'ukuri hariya nkuko mubibona hari ibipimo byabugenewe. Nk'ahangaha murabona ko nitrosol dufite amagarama 16, caustic soda dufite amagarama 13, soda ash dufite amagarama 65, CaLS amagarama 16, STPP amagarama 20, acide sulfonique ni 1/4 cya litiro, kara amagarama 5, parfum mililitiro 10, formalin ni mililitiro 10. Mu by'ukuri iyi ni ikigero tugiye kugenderaho kugira ngo tubashe dukore iriya sabune nababwiye y'amazi ya litiro zingahe? 5. Litiro 5 rero hari abantu badakunze kumenya ibyo ari byo, ariko litiro 5 ni aka kabido mubona. Ubu deje namaze kuyikora ngiwe, ariko ngiye kubereka ukuntu nawe ushobora kwikorera isabune y'amazi uri hehe, uri mu rugo iwawe, utagiye hanze, utagiye kwigura. Mu by'ukuri rero ahangaha tugiye kwita ko mbereka ukuntu ushobora kuvanga. Hano rero dufite nitrosol. Ya nitrosol navugaga hariya uraza ukayivangira mu mazi, noneho ukamixinga cyangwa se ukabivanga kugira ngo iriya nitrosol ibashe kwinjira hehe mu mazi. Biba byiza ko nitrosol ivangirwa mbere nibuze y'umunsi kugira ngo ibashe kunoga cyangwa se ibashe kwivanga. Iyo ni step ya mbere. Step ya kabiri rero dufite caustic soda, nayo ariyo tuzi nka sodium hydroxide. Ngiyi murayibona, iyi nayo ni produit chimique tuzavangira mu mazi, nayo tukayivanga before nibuze iminota 30 mbere yuko dutangira gukora ya sabune y'amazi. Kubera iki turindira iminota 30? Iyi caustic soda irashyuha, iratwikana. Ubukana bwayo rero no gushyuha kwayo bisaba ko tubanza kuyireka igahora. Yamara guhora tukajya twabona kugira ute kuyikoresha. Step ya gatatu rero
turafata ibyo muri step ya mbere na step ya kabiri tugira ute tubimixing tubishyire hamwe kugira ngo tubashe gukora solution imwe. Hano rero kuri step ya kane tuzafata soda ash tuyivangire mu mazi. Mu by'ukuri ahangaha ibi bintu byose ntabwo bikorerwa mu kintu kimwe, tugomba kubitandukanya kugira ngo solution zacu zigende zitandukanye. Dukomeje rero kuri step ya gatanu tuzafata ibyo muri step ya kane tubishyire muri step ya kangahe ya gatatu. Ni ukuvuga ngo ni solution izaba ifite nitrosol, ni solution izaba ifite caustic soda, ni solution izaba ifite soda ash. Ni ukuvuga ngo izi solution uko ari eshatu, iya nitrosol, iya caustic soda na solution ya soda ash, tugiye kubivangira hamwe. Ibyo rero nibyo turasanga hehe kuri step ya kangahe ya gatanu. Step ya gatandatu ni igihe tuzafata ungaro cyangwa se sodium lauryl sulfate tubivange na umunyu. Umunyu ahangaha mvuga ni sodium chloride cyangwa se organic salt. Iyo myunyu yose, ayo moko yose y'imyunyu arahari. Noneho tubishyire mu mazi, noneho nabwo twongere tugira tuvange. Step ya karindwi rero tuzafata sulfonic acid, kuko mubibona iyi sulfonic acid tuyivange hehe mu mazi, nabwo twongere tumixing kugira ngo ibashe kwinjira hehe hahandi twavugaga. Step ya munani rero tuzavanga ibyo muri step ya gatandatu n'ibyo muri step ya karindwi. Muri step ya gatandatu rero ubwo tuzavanga solution ya ungaro ifite umunyu n'amazi, twongerereho na solution ya sulfonic acid, tubishyire hamwe kugira ngo nabyo byongere bivangwe kandi bikora iki solution. Step ya cyenda ni ukongeramo kara uzashyiramo gake gashoboka, kuko tuzaba tugiye gukora isabune ya litiro zingahe 5. Noneho step ya munani ni ukongeramo parufe ni impumuro kugira ngo isabune yacu izaze ihumura neza, kugira ngo itazateza ibibazo ku bantu bamwe na bamwe bahumurirwa nabi. Step ya cyenda rero ni ugushyiramo foaming booster irakenerwa cyane. Noneho step ya 10 ni ugushyiramo formalin rero nayo ni ngombwa, ni ingenzi kugira ngo tubashe kwikorera ibintu byacu. Mu by'ukuri hano ntabwo mvuze menshi, ahubwo ikiba gikenewe cyane ni ibikorwa. Ushobora kwibaza ngo ni iki gikurikiyeho. Igikurikiyeho ni ugushyira mu bikorwa ibyo tumaze kugira kuvugira ahangaha. Tuzabishyira mu bikorwa gute? Ni ugukurikiza inama cyangwa se ibyo tumaze kuvugana kugira ngo ibintu byose bibashe kujya bigenda neza. Hano rero kuko mubibona mu by'ukuri izi process wazubahirije ukabigendamo neza, wakikorera isabune yawe neza wibereye hehe mu rugo utagiye kuyigura. Muzi ko muri iyi minsi ibintu byarakomeye, ariko wibereye iwawe mu rugo isabune y'amazi wayikora bikarangira kandi bikagenda neza. Hano rero reka wenda kugira ngo abaje nyuma batankurikiranye nongere mbakorere samari rero nta yindi, nuko kugira ngo dukore iyi sabune nk'uko nari mbibabwiye kubanza gushingira kuki, no gushingira kuri produit chimique zacu. Produit chimique rero tugomba gushingiraho ni nitrosol. Ni ushobora gukoresha nitrosol cyangwa se simusi cyangwa se kimwe muri icyo, si ngombwa ngo byombi bigira muri rimwe. Noneho tugakoresha sulfonic acid, caustic soda, formalin, foaming booster, sodium triphosphate cyangwa se STPP, sodium lauryl sulfate cyangwa se tuyita ungaro, tukongeramo kara, tukongeramo parufe, tukongeramo soda ash. Ibi bintu mu by'ukuri ni ingenzi. Iyi soda ash ubundi izwi no chimique yayo ni sodium carbonate, nayo ni imwe muri produit chimique twifashisha. Nyuma yo kubabwira quantité rero z'ibyo tuzakoresha, nako kubabwira amoko y'amaproduit tuzakoresha, icyari gikurikiyeho ni nari quantity. Ni quantité tuzakoresha nitrosol kuri litiro 5
ni garama 16. Ikindi tugomba gukoresha ni caustic soda. Caustic soda nayo tuzakoresha amagarama 13, twongere dukoreshe iriya soda ash amagarama 65, dukoreshe CRS nayo ni amagarama 16, STPP ari bita sodium triphosphate amagarama 20, sulfonic acid tuzakoresha 1/4 cya litiro, kara dukoresha amagarama 5, parfum dukoresha mililitiro 10, noneho n'iriya formalin dukoreshe mililitiro 10. Mbibutsa neza ko mugomba kujya mukora iyi sabune munazi akamaro ka buri produit chimique, kugira ngo nurajye uvuga ngo ngiye gukora isabune y'amazi, niba ushyizemo formalin umenye akamaro kayo, niba ushyizemo caustic soda umenye akamaro kayo, niba ushyizemo acide sulfonique umenye akamaro kayo, niba ushyizemo CRS cyangwa se STPP, ibi byose birakeneye kugira ngo ibintu ubasha kuburimo ububizi, nta muntu ugenda usa no gutangira. Mu by'ukuri rero hano step zo nazivuze kugira ngo cyangwa se process kugira ngo iyi sabune isohoke, nuko kuri step ya mbere tuzamixinga nitrosol n'amazi, kuri step ya kabiri ni caustic soda n'amazi. Ibyo rero iyo tumaze kubikora kuri step ya gatatu, dufata icyo muri step ya mbere n'icyo muri step ya kabiri tukagira tukabihuza. Step ya kane rero dufata ya soda hash nayo tukayongeramo amazi nabwo tukamixinga. Nyuma yaho rero hano nk'uko mubibona kuri step ya gatanu dufata ibyo muri step ya kane n'ibyo muri step ya gatatu nabyo tukabivanga kugira ngo twongere dukore iki solution. Step ya gatandatu rero ni igihe nabwo tuzafata ungaro ukwayo n'umunyu n'amazi nabyo tukagira tukabimixinga. Noneho step ya karindwi ni sulfonic acid nayo dukora ukwayo mu mazi. Twamara kuyikorera solution kuri step ya 8 tuzafata ibyo muri step ya gatandatu tubihuze n'ibyo muri step ya kangahe ya karindwi, nabyo tumixing kugira ngo ibintu bibashe gukomera kandi bitanga umusaruro. Step ya 9 tuzafata kara tuyongeremo, ariko kara tuzashyiramo kara isa n'igenwe cyangwa se igerereye. Step ya 8 rero step ya 10 ni ukongeramo parfum, step ya 11 ni ukongeramo foaming booster, step ya 12 ni ukongeramo formalin. Ibi bintu bura iyo bibuze ugasanga kimwe ntigihari, mu by'ukuri isabune washakaga ushobora kutayibonera ku gihe, cyangwa se ishobora kuza nabi itujuje ubuziranenge cyangwa se itujuje ibyangombwa. Gukora isabune rero y'amazi bisaba ubushishozi kugira ngo nibuze icyo watagatingaga gukuramo uze kukibona. Noneho rero reka tukiri hano mpite ko ninjira nyuma yo kurangiza kubivanga, ubundi urategereza hagati y'amasaha kugira ngo rwa rufura, hari urufura ruba ruri mu ibase muri ya solution, noneho rubashe gushiramo. Tugomba rero gutegereza mu gihe runaka. Iyo urufura rumaze gushiramo rero nta kindi kiba gisigaye ni ukuzana udukoresho wateguye tukagira tugapakinga. Ushobora gupakinga ushyira muri aya macupa. Ibi ni bimwe mu bikoresho byabugenewe nk'abakoresha hand wash. Hari n'abandi rero bazapakinga bagashyira muri utu tubido mubona. Aka ni akabido k'isabune deja mba namaze gukora. Izi ni isabune mba namaze gukora kugira ngo ibashe kugenda neza. Mu by'ukuri ubu ni uburyo bwinshi cyane bugiye butandukanye. Hari n'ushobora gushyira mu bijerekani, ibintu bigiye bitandukanye. Aha rero nsoza icyo mbisabira nta kindi, mukunda ibyo mbaha. Niba ubona bikugirira akamaro ukore like, umpe ibitekerezo muri inbox yanjye, ukore comment. None numara gukora comment ubisangize n'inshuti yawe. Hari ababikeneye kubimenya nabo ubibahe kugira ngo babashe kwikura wenda mu bibazo by'ubukene, twihangira imirimo. Mbibutsa rero ko mugomba gukora subscribe. Nukora subscribe nayo n'indi support ikomeye cyane uraba unteye. Kora subscribe kuri channel yanjye, aho urabona iyi video
uramushyigikiye cyane, nanjye bizatuma ubutaha nzabazanira andi moko menshi cyane y'amaproduit chimique cyangwa se amadetergents. Ushobora kuba ufite ikibazo cyo kuba utazi uko bakora shampoo, hari byinshi sinakirirwa mbivuga, ariko ubikeneye wampamagara kuri telefone yanjye ni 0784144742. Ndayisubiramo 0784144742 cyangwa se 0787392771, 0787392771. Iyo ni contact yanjye wanshakaho. Ni mwarimu Baudouin, ndigisha, ndahugura, mfasha abantu kugira ngo babashe kwiteza imbere. Ndabashimiye rero kunkurikirana muri iki kiganiro gito tugiranye cy'uburyo bwo kwiga isabune. Imana ibampere umugisha. Reka mbabwire ngo kwiga isabune n'ibindi bijyanye nabyo nakagaruka. Bye bye.